yego tumaze iminsi tuvuga ku bintu umuntu ashobora kuba yakora bigatuma urukundo rwe rwangirika, bigatuma n'umukunzi we batandukana. Gusa ariko nubwo haba amakosa aho n'ubundi buryo bwo kuba twakosora ya makosa. Niyo mpamvu twateguye uburyo umuntu ashobora kuba yasubirana n'umukunzi we igihe abona ibintu bimwe birapfa, ikintu yakora nyine akatagaruka muri modu bakaba basubirana. Ibintu umuntu ashobora gukora bigatuma we n'umukunzi we basubirana ni byinshi cyane ugereranyije n'ibyo nanditse. Sibyo ko muri ibyo byinshi nagiye ntoranyamo bike by'ingenzi aribyo bikurikira. Icya mbere, kwicisha bugufi no gusaba imbabazi. Niba hari amakosa yakozwe ugaca bugufi ugasaba imbabazi, ibyo ngibyo ni ibintu byiza cyane bishobora gutuma wowe n'umukunzi we mwasubirana kandi ibintu bikagenda neza. Icya kabiri, gusubiza amaso inyuma no gusuzuma icyatumye mutandukana wowe n'umukunzi wawe. Ni byiza kumenya neza ko ibintu bishobora kuba byabaho gusa bisorwa, nyine ugasubiza amaso inyuma ukavuga ati byangikunda iri nikosa njye narikoze, ukaba warikosora. Ni byiza cyane. Cya gatatu, gutanga umwanya n'ubwisanzure hagati y'abakundana. Kuvuga ngo nimba funga ukakifungura ukavuga ati kugira ngo ankunde dukundane nuko kino kintu nirekura. Urabizi ari abantu babakunda bamuziranye bitandukanye. Kugira ngo rero abe yagaruka ku murongo bisanga wongere ufungure wa mwanya, mwongere muhuze urugwiro, bishobora gutuma mwongera mugakundana. Icya kane, gukora bigaragaza impinduka. Ushobora kuvuga ati ese ibintu byose mba nabikoze ni cyo kintu ushobora gukora none akona yuko nahindutse. Nyine wowe kubera ko ubuzi nyine ikintu ushobora gukora kigatuma njyewe umukunzi wawe cyangwa se undi abona yuko wahindutse, wahinde imyitwarire, akavuga ati wa muntu yabaye umwana mwiza, nta muntu utamukunda. Nibyo nyine bishobora gutuma wowe n'umukunzi wawe vuba cyane musubirana. Icya gatanu, kuvugana mu bwubahane no gutega amatwi. Ni ukuvuga ngo biba bisa ngo mubane, nimba muri kuganira mureke gushamirana, mureke gutongana, nyine muganire mutuje mwubahane. Ariko se mwaravugiye hejuru ndavugiye hejuru, urukundo rwagira. Ariko iyo mwubahanye wakumva umuntu ari hejuru ugaca bugufi, icyo gihe urukundo rwanyu tayari rurakomeza. Icya gatandatu, kwihangana. Ubundi ikintu gishobora gutuma cyane umukunzi wawe agenda kutihangana. Kuvuga ngo nimba ushaka yuko wowe n'umukunzi wawe musubirana n'urukundo rukagenda neza, nuko mugomba kwihanganirana cyane cyane wowe ukabigiramo uruhare. Wowe ushaka nyine musubirana, nyine urukundo rwanyu rusubirwa rwawe rumeze, ukabigiramo uruhare. Nimba umukunzi wawe yari akadefu yagiraga ukaba utakihanganira, icyo gihe nyine wihangana urenzeho nta kundi, kugira ngo abone yuko wenda wahindutse. Nk'uko nyine bizwi gukundana bisogeye n'imbaraga. Niba wifuza rero gusubirana n'umuntu ujye wihangana, ntugahatize ibintu, mujye mwubana. Icya karindwi, kugira gahunda n'intego. Ni ukuvuga ngo mu rukundo basabwa ko mufite gahunda, kuburyo mwicara kuvuga se ubundi urukundo rwacu rugamije iki, urukundo rwacu ruzagera ku ki. Ubwo rero kugira ngo ibyo bintu bigerweho ni uko nyine uba ufite gahunda, kuvuga ati njyewe nimba umukunzi wanjye mukunda iki, ngomba gushyira ino gahunda, nimba hazaza intego ni iyi ngiyi kandi bikazaba byaragezweho. Ibyo bintu rero nimubikora tayari urukundo rwanyu ruzagenda neza. Mbasaba yuko mukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Rwego Kabiri. Nababwiye ko mbakunda.